wese yemerewe kuvuga ibyo ashaka muri comment mwese ndabashimira ntacyo bitwaye Keve usengufashe ako sunanshaka icyo muri tuvugisha ukuri igihe cyose kuba ngenda aho biti byawe mbese wahunze ese hano wagize uti uziko ntagera cyangwa ahantu hose ngomba kuba muri ndekura Keve Niso nanshaka iki Keve wiburishije kavuze kwitsimba nani nk'ubu nkawe koko ubuje kumvangira ubundi mu Keve message nani bimwana guys dore wa muntu ngenda aho wa muntu wanya ngo uzi ko nkanze neza nangize ngo ni ibintu byanyabyo aramfasha sanzaro abidogaho ariko ndamufite mwihangane ndamufite naragomba kuducikira ariko abantu bangishije ukabankira man uwo munsi bamwe bazaguha inka abandi sinzi ibyo bazaguha abandi niyene n'imbata gusa mvuze ko wari umuye umutima ngo ndafata ibyanyabyo kumbi ntabwo turi kuri seti nari ntera ndumva kumva kwidoga nawe kanze mpite nkwereka ko ngufite ntabwo kuri nari nirutse pe ese ntabwo twakwiyumva tukagira ibyo twiyumvikana njye nawe Scott atabijemo ko urabizi wajemo twahita tu ngende twiyumvikana njye nawe ariko ntabwo urumva ufitemo akantu k'ubwoba dutinya yarabambatinya none ejo bundi kugira ngo twumvikane ubundi waza akagufunga wizanye Yesu keza namanika amaboko ukizana uko byagize kurusha ngiye sinkubeshye nakemera nkapfa ndi guhunga ni ukuri ko wekaye wenda uzabwira warirutse gusa yawenyege siko navunize n'ikirenge se nubwo navunize n'ikirenge shaka mbere tukisha anyway uzaze kwirega uzazana ngiye kubitekerezaho rebe n'umwaka nshatse umuntu unyunganira ntabwo ibintu byagenda neza kuko ubutanzata gutwara mu byanyezo nibaze nk'ibyo bintu okay kandi nashaka kuza kuri shipping kuri wowe ako se ubundi ni iryiki tuvugisha ukuri ntabwo nzabikora ndakwinginze jya urisiga uzizane rero sibyo ubutaha tuzagira noneho ni niyirukankira ibyo kunda ariko ntibisimureke ngewe niyo ugira imbona abanza nari kwiruka ukwita mu migezi ukunda bakakurenganya buriya agutaha ntuvuze ngo warutse n'uvunika akaguru karavunitse hari ukuntu nzakarasamo isasu uri shefe yanjye ukahereza aho yanze ashaka ahantu nkamugara se none se ko ukunda kwiruka ntabwo nzongera kwiruka ariko ngiye gusubira muri ryaraga hahantu njya nihisha ngiye gusubirayo nzagusanga utaha nubwo nunsangayo tuzahangana ugomba kumenya ko ahantu hose ugomba kubura mbese mba nkugira inama Scott urumva Scott afite umupango ko oya ntabwo nabikubwira cyese niba wumva nanjye wareka nk'icyo nkomeza nkihungira nzakurega wihungire ngiye reka twumvikane twirose dufite amafaranga sibyo twumvikane iby'amafaranga tukwishyure ubundi uduha agahinge nyine urumbize ayo ushaka yose ikintu ushaka cya mbere umutwe wawe ntabwo ko nyagasani guys umutwe wanjye ntabwo yawubona Judy ndamuhakaniye yemeye amafaranga twayamuha kuba atayashaka amafaranga ndayafite nta gahunda y'ibintu amafaranga ndayafite uri kumva ntayo nshaka ayo baguhemba arakunyuze mfite n'ayandi yanjye nashatse apana wampemba gusa okay niyo nari mu umukino nibwo ugiye gutangira hagati yanjye na Judy reka none nanjye muhige aho ndahari turi kumiga duhigane kandi nanjye muhige duhigane pe so thank you so much turabakunda cyane nta mutima mubi uhari tuba dukina ntabwo turi abantu babi no gukina juste dutanga inyigisho dutanga impanuro hari abantu bameze nka Keve bameze nka Scott bameze nk'abandi nyine gutyo bahora biruka ariko Julie ni umupolisi mwiza mu kazi tugerageza kumuhindura bikanga ni ukuri abantu bose bakora iyo mirimo ni urugero rwiza muri bo kandi bafite icyizere bibare gukora neza dore urakoze kunkanga agiye batanga neza gute